Mwaramutse Yesu ashimwe, ni Pastor Ndayizeye nguhaye ikaze muri Ndayizeye Impact Show y'uyu munsi. Ijambo tuganira uyu munsi ravuga ngo gukoresha neza impano n'igihe Imana yaguhaye. Bene data, Imana yaraturemye iduha ubutunzi bukomeye. Imana yaduhaye ni igihe. Ikindi yaduhaye ni impano cyangwa se ubushobozi muri twe, buri wese arabufite, kandi yabiduhaye kugira ngo tugubwe neza, tumererwe neza. Niyo mpamvu byitwa ubutunzi, ni ukugira ngo bitugeza heza. Ariko kugira ngo ugeraho heza nuko ubikoresha neza. Gukoresha rero neza igihe cyangwa se impano zawe nibyo ubundi birayita kuba umwizerwa mu byo Imana yaguhaye. Reka dusome rino jambo riri muri Matayo 25 murongo wa 21. Haravuga ngo shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Uyu ni umugaragu wakiranutse, wahawe itarano ayigenza neza. Icyo gihe aba umwizerwa. Abaye umwizerwa, shebuja agarutse yaramugororeye. Mwene data, iyo ukoresheje neza igihe, ugakoresha neza ibyo ufite, impano Imana yaguhaye, ubushobozi, ubutunzi, imbaraga, haba hari ingororano. Ikindi, iyo tuvuze gukoresha neza igihe n'ubushobozi Imana yaguhaye, tuba tuvuze kugira umwete. Kugira umwete ruvuga ngo iyo ugira umwete uba uri wa muntu ukoresha neza igihe, uba uri wa muntu ukoresha ibintu bikurimo. Kandi iyo ukoresheje ibintu bikurimo arizo mpano zawe, ukaba umunyamwete, bikugeza ahantu hakomeye. Mu Migani ibice 22 murongo wa 29 haravuga ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye, bene uwo azaba imbere ku mwami, ntazakorera abagufi. Kuba umunyamwete ni ikintu cy'ingenzi, ni uguhirimbana, ni ugushyiraho imbaraga. Hari abantu babona abantu bageze kure, kavuga ati bana abanyamahirwe, bakumva ni ikintu cyoroshye. Hoye ntabwo ushobora kugera ku bikomeye mu buryo bworoshye, ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu bigusaba guhirimbana, niyo mpamvu gusaba gukora cyane, niyo mpamvu gusaba kugira umwete. Gukoresha igihe n'impano si ikintu cyoroshye, ntabwo ari ikintu wafata nk'ibintu biri aho ngaho. Ni ibintu bisaba gukora cyane, ni ibintu bisaba kugira umwete. Hari abantu benshi rero bumva nta bintu bageraho bikabaca intege. Wicika intege ngo bitume igihe cyawe gipfusha ubusa, cyangwa se bitume ibyo ufite ubisuzugura. Hoye igihe cyawe gikoreshe, nubwo wabona ko ari bikeya. Icyo nyine, iyo ukiranutse mu bikeya, Imana iguha byinshi. Rero mwene data, gira umwete, hirimbana, shyira imbaraga, bitangira gahoro gahoro, ariko bikakugeza kure. Koresha neza impano n'igihe Imana yaguhaye, uzagera kure. Imana iguha umugisha.